uzwe grand frère baza kumujyana nanjye bari kunjyaniramo. Mbasimba bari kwisi bitaza kubibona. Ntabwo nahisiba ahubwo ngiye kubimwereka. Wowe wari ugiye kumuteza polisi hako birakureba. Sisa. Wewe unakubije ngo nimukazanye mufata telefone yawe. Oya nari nyisanze no kumenya ngiye kwikuzanira. Meze ugiye kwinzanira se. Uzongeye nzahita mbimubwira noneho. Ngiyo inkuru rero ibabaje ikabinateye agahinda kuri benshi tukomeza gukurikirana agahinda ku mwana. Nizere ko aho muhereye hose namwe bakunzi b'inzira y'umusaraba ndetse namwe bakunzi bagahinda ku mwana mumeze neza wanyweye amata. Gazi rero nkuko mbana babwiye gahunda ni yayindi, gahunda ni kwa kundi tuba dushaka ko mwishima kandi ikindi tukaba dukeneye ibitekerezo byanyu abari ingenzi mu bintu dukora ya buri munsi. Guys bajya bavuga ngo umutwe umwe wigira inama yo gusara. Reka twizire kuri bano bana babiri bagezaho bafata umwanzuro kubwira umuntu wo hanze bahuriye hanze yuko ubuzima babayemo atari bwiza ndetse nabo n'ababyeyi babo cyangwa se twebwe tuzi nkaho biyitirira ababyeyi babo batabajya babafata neza, bituma uyu musore bityo afata umwanzuro kuvuga ati reka ndebe ababyeyi bafata abana nabi numve ibyarebye. Guys gusa ikintu cyashimishije kandi kigakora ku mutima uno muhungu yavuze ati niyihe mpamvu mukuru abana mu ishuri aya masaha iki gihe turi mu gihembwe cya kabiri hagati mu gihembwe abana bagakwiye kuba bari kwiga aya masaha none ubu ngubu kugira ngo bige barimo barikorera ibitanda. Guys ese ariko byagakwiye umwana wundi twagakwiye kumufata gutya uko nyine bari gufata abandi? Ntabwo byagakwiye pe. Si umwana nta makosa yakoze kuba yavuze ukuri akaraburiza ababarera. Ese kuko umuntu bafata neza? Please ibyo byose ibibazo byose mbajije ndakwinginze mba ufite kimwe mu byo bisubizo mu bisubizo by'ibibazo mbajije, please ndakwinginze andika muri commentaire umbwire uko byumva ndetse n'ukuntu ubitekereza. Guys rero ikindi kikurikiyeho nuko mubizi neza yuko aba bana iyo bamutse bakoze akakosa gato cyane usanga bibabereye ibibazo none bagize umwako ndetse navuga ngo amahirwe make bagize babibwiye umuntu nawe uwo muntu arabaroboreza. Ariko mu by'ukuri tugiye gushishoza tugashyira mu nyurabwenge umwana kugira ngo azakubwire ikintu byumve atabanje utanje kwigira kuri tere ni ibintu bigoye cyane. Hariyo bumva ko umwana bitameze neza ariko uno musore ngo ni Samuel yageze mu gipangu cy'uyu mugabo ahita yibonera ukuri atiriwe yirutse. Gusa ikintu cy'ingenzi yahise yavuze ati ni ukuri kw'Imana ngiyewe ndahamagara binyeshe n'abaturarwanda n'ubuyobozi bwose yuko abana batiga kandi mubavunisha. Guys Idrise yasigaye agiye gukubitwa, twamusize agiye gukubitwa ariko nyamuneka ndabinginze mu nsengere namwe mu nsengere n'ukuri kw'Imana dufatikanye gusenga aba bana bazabeho bakure ndetse bashime Imana ndetse n'abantu. Gusa ikintu mbifurije nabo bazageraho ngaho bamenye urukundo rwa kibyeyi ngo nuruhe. Rero guys rero kambaze mbabwire ikindi hano ndakeka hari akantu muri kubona hari benshi batagasobanukiwe. Akantu ko kugira ngo umugore ajye kwicara mu murima umugabo ahinge hahembwa umugore, ibi ngibi nibyo bita kurya isombe y'igicucu cyangwa ni hahandi bita inzaratsi? Guys sinzi babara wandike muri commentaire umbwira ngo ahangaha nibyo baba baravuga ngo bakuziritse, bavuga ngo kuzika ku ngutiya, bavuga ngo ni kurya isombe y'igicucu cyangwa bagwaye inzaratsi. Guys mumbwire mwandike muri commentaire mumbwire ngo kimwe muri ibyo bavuga ikihe ko ngiye ntari kwisobanukirwa neza. Ibaze rero ufite umugabo ufata gutya cyangwa se
ukaba ufite umugabo cyangwa ukaba ufite umugore umeze nk'uyu mugore ese Mariyezu bayitwara mute? Reka mbaze nkwibutse nimba ari ubwa mbere ugeze kuri no channel cyangwa se hano kuri urubuga twebwe tukunyereraho amakuru y'ibigiye bitandukanye ndetse meza yizewe, ndetse ndavuga behind scenes ibintu bigiye bikorerwa mu mafilime bitewe n'iyo mwakunze turi kunyara tubazanira. Ubundi ni hano bibera tukanabicisha. Nimba utarakora subscribe ari bwa mbere hageze, reka nkubwire by'umwihariko please ndakwinginze kandaho byondaho nyamuneka. Ntago ari ibintu bigoye, nta nubwo ari ibintu birenze, nimba ari ibintu bikoroheye kandi bitaguteza ikibazo, please ndakwinginze kanda subscribe, like, share and comment kugira ngo tubashe kugendana tanu kwa tanu. Ndetse n'ejo bundi ninzajya mbahereza behind scene zibiri kubera aha hantu uzajya uhita ubibona utiriwe wiruka. Haye niko yavuga ngo ubwo nagufashta ntirutse. Wowe rero uzajya uhita ubona notification yuko tuguhereje ibintu bishyashya kandi byiza ukunda wishimiye, yaba amaso yawe ndetse n'imbaraga zawe zose ukabyishimira kandi cyane. Ikindi cya kabiri guys, rero nkuko mba nabibabwiye ko ibi ngibi tuba twatangire ari urugamba rukomeye cyane. Ahangaha Uwera amerewe nabi nyuma yuko amaze guhohoterwa, agakubitwa, akandagarikwa, nyuma yuko uwamwirukanye mu nzu nawe ari guhuramo ibibazo. Guys, hari igihe mwirukana cyangwa se mukahohotera abantu, ariko nyuma za ngaruka z'ibyo wakoze zirakugaruka. Waba watutse umuntu namukira umupfuye ukamubwira nayo ukagira ute, ibintu byose bibaho mu buzima Imana ituba hafi kandi ikatugenda ikaduhorera ikanaturengera, kuko Imana yacu ntago ikunda abantu barengana. Aka ikibazo njye kwibaza, uyu muhungu ngo ni Samu ari kujya kuvugira abana b'abandi ariko nyamara adashoboye kuba yakemura ibibazo biri mu rugo rw'iwabo kwa mukuru we ahasaziye. Ako si ikibazo nkomeje kwibaza, uyu mwana w'umuhungu aramutse amenye ukuri kwa Uwera yakwakira nk'ukuri cyangwa se yakora plan B? Wenda plan B nshatse kuvuga kwa kundi n'ubundi guterera agati mu ryinyo ukituriza. Uwera se ko yaragerageje guhamagara polisi ubu biramuhirara? Ese muri kubona uyu muhungu ngo ni Samu ari umwizerwa ku buryo Uwera yamubwira buri kila kitu k'ibyamubayeho mw'irinzu? Guys, rero reka baze mubwire ikintu cya mbere njya gusaba, kora subscribe, like, share ndetse na comment, uduhereze ibitekerezo by'ingenzi muri twebwe dukeneye kugira ngo dusharinge n'abandi. Guys, rero naga twebwe twenyine mubwira ejo n'ejo bundi ubusanga bano bamwe mu bakinnyi bacu, ubusanga iyo baje kubasura cyangwa se kubegera ngo mukirane cyangwa se mugire mute, ubusanga ari byishimo byiza cyane. Noneho kuba uhuye n'umustar undi aragira ati ngenda kujyana muri RIB, uyu nguyu nawe akagira ati amafaranga yose twakoye ngoma gutwaraho kimwe 30,000 wowe ugatwara 20,000. Umugabo atishwe da, ariko akantu katambitswemo gatumye nikanga, akantu ko kuba wabwira umugabo ngo umva rero kubikubwire, rero ushobora kubyanga ahantu hasigaye ni hatoya nkahihigira bikarangira amafaranga yatwaye umwe kandi twakore turi babiri. Uyu mugabo nawe bitekereza bata kugira ngo mbure byere mbure mama bebe, byari bayizita mama bebe cyane Primus afazare nakomera nkahinga nkacyurizo vene. Guys, ese ni kubera iki umugore afata umugabo we gutya? Ubibona ute cyangwa wowe bitekereza gute? Kubera iki Imana ifata abantu babona iri mu kababaro yarangiza ikabahereza ibigeragezo? Kanda subscribe, murakoze cyane.